Umusiye nkuru yarebwa wareka tuvuge ngarambabarira abandi bari kuvuga hari ikizuri ko nabari kuvuga wa muntu we ko byarangiye koko ko natwite nzatwita nsoje Mariya nonge naragowe Imana ibihaye umugisha ubwo nzatwita nge naragowe cyane ngo nawe nguragiye ngo nadoka zahita muri gusimbuka inkuru tugende gake gake tubaze gake gake tugende gake gake ubu nawe nshaka kuko umutima twaturemere madamu we mubimenye twari izina ngiye ry'umugabo wanjye kuno barivugaga nami nje kintu cyambabaza ese muje kuruhukira ku bana bayitaga dragon Mungu nitumikishe katika faida za mbingu, nisimamie vizuri ufalme wako ndani ya ulimwengu, nijaze nguvu nipambane udhaifu wangu ondoe, nidharau mishale ya machungu adui anayonipiga. Hawa wanataja magari, wengine wanataja mafarasi, bali sisi tunalitaja hilo jina la Bwana. Muntu wanekerezaga ihangane rwose. Ego isewe banu barababaye amakuru ya proposal wambaye metafeste gaturebe nabyo mbona ari bishya ratane naratunguwe we mwakoze kuza Mwakoze cyane nicyo bwira abantu badukurikiye rero ikintu nababwira bitegura ubukwe bwanjye nzahitamo uko n'indirimbo koko kuri nibiki nizihe nyungu ziri mu guca bugufi k'umuntu bigaragara ko Imana yazamuye ahora ku gasongero ko nabyita cyangwa ahora shining ahora ari ugaragara upika nyine ahora ari we upika cyane ashining niko nabivuga kubera ko ubundi ijambo rimwe risobanura icyo kintu cyubahiro ni cy'Imana nkuko Vestina bivuze Satani yazize kwishyira hejuru ikiri kugukoresha